Tshisekedi oya ubu noneho uzi icyabayeho yego yakase arimo yakoresheje inama n'ubuyobozi bwe na leta yemeza ko bagomba gukata amafaranga buri mukozi amafaranga umushahara ugomba kugabanuka kugira ngo bafate amafaranga bakusanye bongere bashyire ku rugamba waracyarimo guhigira intambara kuko gihe ikintu namaze kubona Tshisekedi arimo gushaka guha M23 igice kinini arabona atanyuzwe uzi ikintu cyo mbona pastor kandi kera mu mateka bazaba bariho twe twarashaje bazayimenya Tshisekedi igihugu yaragitanze ahubwo agiye guhemuka agiye kugitanga cyose yatanga igice kimwe oya aho yatanze ntihararangira nyine ahubwo nanjye icyo nifuza ye gutanga igice buriya yatanze aho yatanze hamwe ubu twarahabonye kuko uyu munsi ahantu M23 ifite igihugu bwacyo ni igihugu kuko ifite umurwa M23 uburyo yarwanyemo yarabanje ifata ahantu hose hatunga Goma igihe Goma yaba yafashwe uri kubyumva yarabanje izenguruka ahantu hose hashobora kugemurira umujyi imaje kuhafata bareba yafashe za Masisi yafashe za Kicanga yafashe za Sake yafashe za Mweso yafashe mbese ahantu hose h'ubukungu hakomoka ibitunga Goma ibyo kurya ibiki byose yarabanje niho yabanje gufata yego imaje kwazenguruka ngo imaje kwizenguruka neza ku buryo nta wafungira amazi n'umuriro Goma igihe yaba yafashwe nibwo yinjiye muri Goma harimo hato na hato harimo ikintu cyitwa kwivuguruzanya nabyo uzi impamvu M23 itari kugaragaza zirangabo z'abatanzania n'abarundi yafashe buriya barashaka kugira ngo habanzabe amasezerano yanditse n'ubundi hagati ya biriya bihugu buriya M23 kuko impamvu rega batashobora kubarekura nonaha biriya n'ibihugu by'abaturanyi kandi hari amagambo amwe akomeye cyane wenda reka mvuga nko ku gihugu cy'u Burundi yagiye atangazwa yaba umuvugizi w'ingabo w'igisirikare cy'abarundi yaba perezida ubwe yaba n'abandi batandukanye bari kuri leta cyane y'u Burundi batangaza ikibatwaye i Burundi muri Kongo n'icyo bagiye gukorayo rero ubu buryo bwo gufata umunyaromaniya ukamurekura butandukanye n'uburyo bwo gufata umurundi ukamurekura uburyo bwo gufata umurusi ukamurekura butandukanye n'uburyo bwo gufata umutanzaniya ukamurekura biriya n'ibihugu duturanye duhana imbibi nabyo udapfa kurekura gutyo bagomba kubanza kunegosiya haro n'igihe bari abantu bazata tutazi uburyo batashyemo none birashoboka nabyo wenda n'ubu hari igihe dushobora kuvuga ngo barafitwe bacyari mu kwaya wenda baranagiye nshuti bakunzi ba Dia Wacu TV none twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose mwebwe bakunzi bacu mwamaje gukora subscribe turabakunda cyane rero nkuko muyibona imbere ya kamera turi kumwe na Pastor Fred Sabiti yewe muri kumva ni Dia Eugene umukunzi wanyu aka kanya rero twongeye kugaruka hano Pastor konde usinziriye konde usinziriye neze neza cyane amakuru ariho n'uburyo ariyo kugira ngo wasinzira ndashatse ko tuganira cyane ku makuru yanyuzeho yego twabonye M23 Goma yaraje kuyifata yayigize iwabo habaye nako si yayigize iwabo yasubiye iwabo habaye mu rugo iridegembya nta kibazo ifite nabonye wiri Ngoma ari kurya amaselfie n'abaturage mbese ubona ko hari umutekano urenze ukenewe yego kubera ko n'abaturage bavugaga ngo Goma ngo ubu ngubu nibwo bwa mbere umuntu yatwara amafaranga mu ntoki cyangwa yanyira afashe telefone mu ntoki akarinda agereye mu rugo batayimwibye ngo ubundi bahize bacapuraga ubundi umutekano wa Goma wari mubi cyane kuko ntabwo bari bafite ubwisanzure ariko ubu ngubu ubwisanzure burahari barinda umutekano abaturage urabona baranishimye batangiye gusubira mu buzima busanzwe rwose yego babona nta kibazo bafite kuko barinda umutekano mu buryo busesuye kandi ikigaragara icyo Ngoma yatangaje nyine icyo baharaniraga uburenganzira bwa muntu ya rero birimo kugenda bijyamo neza
se burabahaniraga uburenganzira bwa muntu baharanira uburenganzira bwabo cyangwa bahaniraga uburenganzira bwabo? ni ubwabo kandi n'ubw'abaturage kuko urabona ikintu bakoze yego hari ibintu bibiri bakoze kandi ari nabyo ugenda nagize mu kiganiro ndetse gukora navuzeho inyeshyamba nyinshi zitapfa gukora nk'uko babita ngo ni inyeshyamba. yego icya mbere baravuze ngo barashaka gutabara abaturage, banatanze nuza batanga itangazo babwiye abaturage bati vuba cyane turaje turabatabara abaturage ba Goma. yego Baranje nyuma yabo baravuga bati kandi icyo dukora turimo gutanga inzira, bamaze kugota Goma baravuze bati turashaka gutanga inzira umusirikare wese udakeneye kurwana, udakeneye gupfa nubwo wavuze kurwana, nubwo udakeneye gupfa yego arambika intwaro hasi agende yiyandikishe muri MONUSCO, intwaro yashyire muri MONUSCO aceho turamuha inzira. yego ari bo bamwe abonye baje mu Rwanda, abandi baca mu bwato, abandi baca hehe baragenda, icyo gihe barabihorera. oya bari abantu ngo baje mu Rwanda MONUSCO wabonaga ko yabagambaniye. numvishe umusirikare avuga ngo bageze kuri MONUSCO bakuramwo imyenda, bakuramwo intuza, batanga imbunda, ngo MONUSCO iraje ikinga igipangu yanga ko binjira, ngo barabireba baravuga bati rero aha hantu twagambane turebye nabi twapfa. nubwo bahise bamenanga baravuga bati rero ibyiza reka tujye mu gihugu gituranye, nitukigerayo turafatwa nk'impunzi, ntabwo turi bufatwe nk'imfungwa z'intambara. niko guhita baza mu Rwanda. kandi bari Goma buriya baje biteguye kugira, kuko kimwe ajya kwinjira atari yapfa, ajya kwinjira muri Goma yavuze yuko baje bari bukomerezeho. inde kiri mwami atari yapfa, baje bari bukomerezeho, bari bukomereze, baje Goma bazana ibitwaro bya Goma, hari abaza gushinga Goma, bavuga yuko badasubira inyuma ahubwo bagomba gukomerezaho. urya hose ni Cirimwami wabivuze. nawe bwe umunsi Abatanzania binjira baravuze bati tunakuja kupiga M23 ngo ariko nandi muzatwereka tuzaharasa. baje biyemeje n'ubundi bari biyemeje gukomerezaho bakinjira na Rubavu bagakomeza kurasa u Rwanda. rero pastor turi aho ngaho nifuzaga ko tuganira ikiganiro kijyanye gute. M23 twabonye irekura abacanshuro b'abazungu ngo bagende, ariko nabo ntago ari bose. yego kuko amakuru avuga ko muri Goma hariyo abacanshuro b'Abarusiya n'Abanyarumaniya. yarekuye Abanyarumaniya, ariko ngo ubwinshi cyane benshi ni Abanyarumaniya ko yabarekuye baranataha. yarekuye Abanyarumaniya 280 barataha. ariko hariya muri Goma hariyo imitwe myinshi, hariyo ingabo z'Abarusiya, hariyo Abatanzaniya. Abatanzaniya ndi kwibuka mbere gato yuko Goma ifatwa rwose nta kimwe cyari gishize, binjiranye bya bunda byabo bita sabasaba. ziba zaraburiye hehe buriya zarengeye turazibitse. binjiranye bya bunda bya Tanzania ngo ni kimwe mu bihugu by'indwanyi cyane bigira imbunda, ibindi bihugu bitajya bipfa gutunga. igihugu bayihaye ngo sabasaba n'imbunda mbi cyane, yarashe Idi Amin Dada. none yarashe Idi Amin Dada ubundi ngo yari yaravuze ko we ubwe atinya Imana n'inzara. none Abatanzaniya igihe bamuteraga batangiye kurasha sabasaba i Kampala, arabwira ati bagande, ati ikintu kiri kuturasa sinkizi, ati ubwo rero ntakizi nk'umujenerali, ishobora kuba ari Imana, ndahunze. yewe wenda uvuze kuko twebwe twavukiye mu bihugu by'amahanga. yego njye ntabwo navutse mu gihe cya sabasaba, ariko hari ab'imbere yanjye bavutse mu gihe cya sabasaba. noneho njyewe buriya iriya ntwaro najyaga numva Uganda, n'ubwo bajya babivuga muri Uganda, akavuga ngo runaka avutse mu gihe cy'intambara ya sabasaba. noneho bavuga sabasaba nkagira ngo ni intambara wenda n'umuntu watangije urugamba witwa sabasaba, cyangwa ni intambara. burya intambara yose igira izina, igira uko yitwa. none nkavuga nkumva yuko ari intambara ifite izina, ariko none numvishe ngo intwaro yitwa sabasaba, imbure yitwa sabasaba, yose bihurira he? kandi nibuka koko Nyerere arasa Tanzania, arasa Uganda, arasa Idi Amin Dada. urumva yamurashe Idi Amin yamuteye,
yego undi arangije amukubita nk'ukubita umwana w'uruhinja kandi yarigize inuza rero kumbi yakoresheje intwaro ya sabasaba yego rero sabasa ariko ubu ngubu se imyaka imaze hari izindi buzayirushije imbaraga kwere zakozwe nyuma oya buriya intwaro zigenda zivugururwa ziravugururwa ya buriya sabasaba yo muri 79 itandukanye na sabasaba y'ubu ubu irimo n'ikoranabuhanga ririmo na tekinoloji byashoboka nk'uko wabonye u Rwanda rwigaragaje ku munsi wo ku cyumweru dufite nuza ariko u Rwanda buri gihe ruratungurana muri Mozambique rwatunguye abantu rukoresha intwaro batari bazi ko rutunze ejo bundi ariko ikintu cyaciye intege bari abacasho n'abantuza bo buriya bari babwitse bashaka kurasa u Rwanda ariko wenda barebye u Rwanda rubarenzeho cyane nta kintu kimwe bashobora gukora ariko wenda aho ngaho naguce wenda mu ijambo buriya ari amasasu yaraswaga igoma na biriya bifaro byaraswaga byarekurwaga buriya si abacanshuro babikoraga mu rwego batari bamara kumanika amaboko ahubwo babona ibyo bakora byose bisa nk'aho ari ugufata igishuka kijugunya mu mazi bakavuga bataha nta kintu dukandiraho ntaho twagera nyumva nawe of course birumvikana kuko urabona yiba abantu bavuze bati wenda bamwe baraje bamaze kuza abacanshuro bagiye hirya mu misozi baratatanye batangiye kurasa u Rwanda barerekura ibifaro by'intwaro bari bafite babirekura bikaza agasa nk'aho ari agashiriro ushobora gufata igishuka kinaga muri muhazi buriya bwirinzi ubundi kuri iyi si u Rwanda ruri mu bihugu bike bimaze kugaragaza ko rubufite buriya bwirinzi bwari ku rwego rwo hejuru kandi ikintu namaze kubona cyababera gikomeye cyane uzi ko intambara muri Afurika ari byo kurya byabo yego nyine uzi ko impunzi zo muri Afurika ari bwo buzima bwabo yego nyine erega babona aho bagurisha bo bari ku rwego rw'uko bahingwa ibihingwa bamara kubihinga ibyo bihingwa bikaborera mu madepo rero iyo bagize umugisha bakabona ahantu habaye impunzi zo muri Afurika niho bazana bwa burantire bwaboze za pate jaune zazanye uruhumbu inyo nibuka pate jaune bajyaga batugaburira mu gihe cy'intambara zabaga zarazanye inyo nibuka muri segonderi rwose pate jaune yaratunaniye rero abazungu baba babonye aho baca tutaradeviye ikiganiro abacanshuro twabibonye batashye amaramasa ariko biriya bintu byanyibukije igihe kimwe umujene umwe wo mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda arwanira muri Kisangani agacishwa mu Rwanda ejo nawe wagiye ayoboye ingabo ziri ku rugamba yarangiza kurizwa akajugujugu ava Kisangani agashyika Kigali kuva Kigali ashyika Uganda akajyana muri basi muri bisi ya nuza ya Jaguar yagiye muri modoka ya nuza baramuherekeza ya dawa kabine baramuherekeza bamushyira ku mupaka bamuha bene wabo urumva rero buriya nta kuntu kubaho kuva mu gihugu kuva ahantu wihiga ubutwari wambaye wikwije ukagenda ukagaruka umwenda wagiye wambaye ntugaruka wambaye intwaro wagiye wambaye ntugaruka uzambaye aho ukaza ureba ucuritse amaso uzi ishusho y'amateka itazibajyana mu mitima y'abanyarwanda ni ukubona umusirikare w'umuzungu asakwa n'umupolisi amanitse amaboko ari gusakwa n'umupolisi w'umunyarwanda n'umupolisi wo mu Rwanda utari n'umusirikare deje polisi akubwira ngo jye ukanyuma umusirikare w'umuzungu asakwa n'umwana w'umupolisi w'umunyafurika w'umunyarwanda w'umunyafurika nako w'umunyafurika uzi ko umupolisi wasakaga umusirikare yasakaga amumize yamwicara mu nda byari ibisore biri gusakwa abana bato cyane b'imyaka 18 abanyaromeniya wongeraho abarusiya b'abacanshuro kuko bacanshuro bafata ba bandi ba mbere mu bandi of course bari ku rwego rwo hejuru bafite imyitozo yo ku rwego rwo hejuru bayamanitse kiriya kiragenda kibonye kimwe mu bintu bingahe niyo mpamvu ngira ngo hari ijambo rimwe perezida w'u Rwanda yashubije mugenzi we wa South Africa aramubwira ngo igisirikare cy'u Rwanda RDF si inyeshyamba yego ni igisirikare cy'umwuga
iyo gikora kirabizi, Yego. kirabisobanukiwe, gifite ubwirinzi, Yego. ntabwo waza ukivogera uko waba ushaka uwo ari we wese. Twongeye tugarutseho ku ijambo bageze kuvuga ati abo ngabo bibeshye bashaka gutera bagire vuba ko ndaribwa n'ubu rero ngira ngo ubanza adashizwe kuko bibwirije buriya nta kintu kibaho cyiza kiryoha nk'umuntu kwivuga imyaka avuga ngo aragutera warangiza ukamucumbikira. Yego. Icyo kintu nacyo ukamuha inzira yo guhunga. Noneho oya si no kumuha inzira gusa, umuhaye inzira yo kugenda, ariko hari n'undi ucumbikiye utunze. Ahubwo dore ikibazo mbaza, buriya M23 siri kugenda irekura abantu muri episode par episode. N'ubundi buriya hari abantu bagiye kongera gusubiraho. Ntago ndi kwibaza, Goma hari harimo Abatanzaniya sibyo, kandi ntaho twabonye bageze bahunga. Ese barapfuye bose barashira? Ntago twabonye. Goma hari y'Abarundi, kandi naho bagiye Abarundi barapfuye barashira bose, nta n'umwe bafashwe. Aba South Africa hari aba South Africa, aba South Africa barapfuye bose. Abanyamarawi hari Abanyamarawi barapfuye bose. Kwitatubwira n'imbohe z'intambara yagize. Kandi mubo barekuye nta mwirabura barekuyemo n'abazungu, abacashuro benshi bari abazungu. Barekuye abacashuro b'abazungu. Kandi nabwo baravuga ngo umubare mwinshi n'Abanyaromaniya. None se bavuga ko haje abacashuro b'abazungu barenga 800 bari ko barekuye 200, abandi barapfuye. 520 barapfuye bose. Ishwi barahari ko batabarekuye. Ni episode ubu ngubu uyu munsi turi kuri episode y'abacashuro b'Abanyaromaniya, ejo turajya ku yindi cyangwa uyu munsi harasohoka yindi. Ariko nanone twongere ntabwo umugabo yemera gutsindwa. Tshisekedi ubu noneho uzi icyabayeho. Yego. Yakase arimo yakoresheje inama n'ubuyobozi bwe na leta, yemeza ko bagomba gukata amafaranga, buri mukozi amafaranga umushahara ugomba kugabanuka, kugira ngo bafate amafaranga bakusanye bongere bashyire ku rugamba. Waracyarimo guhigira intambara, kuko gihe ikintu namaze kubona Tshisekedi arimo gushaka guha M23 igice kinini. Arabona atanyuzwe. Uzi ikintu cyo mbona pastor, kandi kera mu mateka bazaba bariho twe twarashaje bazayimenya. Tshisekedi igihugu yaragitanze, ahubwo agiye guhemuka, agiye kugitanga cyose. Yatanga igice oya, aho yatanze ntihararangira nyine. Ahubwo nanjye icyo nifuza ye gutanga igice buriya yatanze, aho yatanze hamwe ubu twarahabonye, kuko uyu munsi ahantu M23 ifite igihugu. Bwacyo ni igihugu, kuko ifite umurwa. M23 uburyo yarwanyemo, yarabanje ifata ahantu hose hatunga Goma igihe Goma yaba yafashwe. Uri kubyumva? Yarabanje izenguruka ahantu hose hashobora kugemurira umujyi. Imaje kuhafata, bareba yafashe za Masisi, yafashe za Kicanga, yafashe za Sake, yafashe za Mweso, yafashe mbese ahantu hose h'ubukungu hakomoka ibitunga Goma, ibyo kurya, ibiki byose. Yarabanje niho yabanje gufata. Yego. Imaje kwazenguruka, ngo imaje kwizenguruka neza ku buryo nta wafungira amazi n'umuriro Goma igihe yaba yafashwe. Nibwo yinjiye muri Goma. Uyu munsi Goma igiye kubaho neza kuruta uko yabagaho neza yowe nacira umwami. Ubu Goma ubu yamaze gufata urundi rwego n'abaturage bayo. Ejo muri nabonye ukuntu babyinaga baserebura cyane, abaturage bishimira M23 bayakira rwose, bayakira mu cyubahiro, bakoma amashyi, babyina, abagore baceza induru zivuga ibintu biryoshye, ubona ari ubunani. Abanyamakuru batangiye kwirekura, barimo kugenda barimo gufata amakuru neza, ubona ari ya ntego twebwe hano tugira yo kwegereza ubuyobozi abaturage. Ubona rwose abaturage n'abasirikare ari ibintu barimo kwiyuvanamo, barimo kwisanzura. Mbe bagaragaza nk'aho basa nk'aho bari bamaze igihe kinini cyane bategereje, aho batabonaga harimo bategereje abacunguzi. So umucunguzi yamaze gushyika muri Goma. Abaturage urabyibuka nyangwa kiganiro tweze gukorana cy'umuntu wegeze kuribwa Goma, wegeze gufatwa, arutswa, araribwa, baramutsa bamurya burushete rwose, bamurya bushito. Rero wajya kureba ukabona
ni abaturage basa nk'aho bamaze kwisangaho bumva bakeneye kwisanga. Ikindi tunibuke imyigaragambyo yakomeje kuba nubwo yakomeje gushishikazwa gutegurwa ariko kubera Kinshasa irimo kubera Kinshasa hari imyigaragambyo y'uburyo bubiri. Abantu nubwo bamwe bavuga bati mwigaragambye bashikaza abantu kwigaragambye ariko twibuke icyo barimo kwigaragambya. Bamwe barigaragambiriza ubuyobozi batuka Tshisekedi bavuga yuko ibyabasezeranyije atabikoze atarimo no kubikora. Abandi bigaragambiriza M23 bavuga bati bayamaganye mu bice byayo nyamara nabo ni ibyabo kandi sibo sinibabibahaye ku bushake. Ugasanga rero ahubwo igoma naho bari mu munezero barimo kubyina baraserebura. Ubu ushobora kuvuga ngo nyuma y'umwaka cyangwa se nyuma y'amezi 6 umuturage uri Kinshasa araza kuba yifuza kuba yatura Goma. Araba yifuza kuzigoma mu gihe byakomeza gutya kubera ko bagiye kubona umutekano usesuye. Nese ugira ngo ibice M23 imaranye imyaka 3 nk'ibunagana ibintu byose bimeze neza. Yiba uyu munsi wa none intambara ikigaragara yuko ikirimo urumva ariko umuturage akaba agenda yisanzuye akaba atwara amafaranga mu mufuka akaba ashobora kwitaba telefone adafite ubwoba kandi urugamba rugaragara yuko utari rwarangira rukirimo. Nyuma yuko ruzaba rwamaze kurangira neza bazaba ari hehe? Ahantu urugamba ruri burangire neza byoroshye ni muri Goma. Kubera yuko umwanzi utera Goma arava kure cyane. Kuva bayisohotsemo kuzayigarukamo bizagorana. Biragoye kuko igihe umwanzi azajya kuvira za Ruberu kuzava za Minova aje gufata Goma bizasaba urugendo rungana nk'urwo M23 imaze gukora ihafata kandi ntabwo biri hasi imyaka 3 kandi twibuke bizaterwa nabo barwana nabo bari bo. Icyambere ndakeka ko nta gihugu kizongera kwiyemeza kuza gutabara Tshisekedi ubu ngubu kuko bazaza niba M23 yafashe Afrika y'Epfo Abanyafrika y'Epfo kugira ngo bazahasohoke bazaza harabanza imishyi cyane ikomeye cyane bazaza uzima bazaza se ntose amafaranga arimo guca inuza arakora iki ahantu hari amabuye aryoshye M23 yamaje kuhafata nyine bazaza kuharwa azababwira ati amabuye arahari muze mwebwe mwiyahuri bazabwira ati we perezida wenda South Africa cyangwa perezida w'u Burundi cyangwa perezida wa hehe bitewe n'ibihugu azabashatse kuvugana nabyo mwebwe icyangombwa imarahiri niho umwanzi ari. Pastor umuntu watangiye kugabanya imishahara y'abakozi aracyafite amafaranga we nagaruka babwira muze murwane nimuhatsindira mucukure mutware. None se Pastor kuko namaze kumenya abo bacanshuro ukuntu bahembwaga urumva ubwo buri mucanshuro yemera amadolari 500 ku munsi ubwo ni ibihumbi 800 by'amanyarwanda urumva ku munsi amadolari 500 none bara n'ukwezi amadolari yahembwaga ubaze iminsi 70. Nyine icyo ndo kubwira kano kanyaka za ndege zarasaga M23 yazifatiye ku kibuga cy'indege Goma bya bitwaro bikaze M23 uyu munsi byibitseho kuko uyu munsi M23 iri mu gisirikare gitunze sabasaba igisigaye gitunze intwaro za rukoko bya bitwaro byose twabonaga ku ntuza icyo bashigaje no guhindura amadarapo yabyo byose barabifashe. Ariko hari ikintu kimwe niba M23 yaratangiriye Isara ifite utubunda tutarenze 10 igatera bwa mbere leta ikayambura imbunda 20 ikazibikaho igatera bwa M23 yaravuze ngo yo umuterankunga wayo kubijyanye n'intwaro ni Kongo ni leta ubwayo kandi ntabwo babeshya twabibonye icyo kintu maje kucyemera. Niba ziriya mbunda zose zajyaga Goma nko mu matariki mu cyumweru gishize warazoye ziri kuri defile zinjira za sabasaba za ibibunda bikaze iby'abatanzania iby'aba South Africa ibyaye byose nta na kimwe twabonye gisohokamo. Niba harahiye twabonye nk'ibifaru bitarenze 2 byahiye ibyo byose byagiye kandi twabonye reba ziriya mbunda zonyine bari abasirikare 120 bazanye ku mupaka w'u Rwanda kandi hari nizo bari bamburiwe hehe
kuri monesco noneho tekereza izo M23 yabamburiye kuri stade derinite zose uyu munsi zibitseho ibitwaro by'intambara ibyibitseho ibibunda bya bindi bya danje bya bindi byarasaga kure byose byibitseho ubu ikigiye gukora igiye kurinda umutekano w'umujyi mukuru wabo ifite abaturage igiye gutreninga yinjiza ingabo igiye kwinjiza ingabo yinjiza ingabo iriya hari ukuntu nanabonye kuri Nuza batangiye gusa nkaho baporopoza gukora idarapo ryabo bashatse bareka kutujijisha bakadekarara igihugu ntago bo baracyashaka kuko baracyashaka ibihugu wenda bazagende bagura imbibi ababera nibabanze bazagure babanze biturize none se ariko se reka ngubaze ubundi uretse ko batari bashyiraho ubuyobozi bugize ariko niba bafata igice bafasha bagashyiraho ubuyobozi guhera ku rwego rwo hasi gusa ku rwego rwo hejuru ubundi icyo bumva bakora buriya buyobozi buba bwashyizweho na M23 ubuyobozi buba bwashyizweho na M23 raporo itangwa he muri M23 se ubuze Tshisekedi aricyo yavuga muri ubwo buce ahubwo uriya guverineri wa Tshisekedi yashyizeho uriya ni wizina azakora mu yihe biro azakorera hehe uriya yashyizeho nta wundi wayi wasimbuye kirimwa abatarapfa uwo bita ngo ni kiki bamwita warasimbuye kirimwami se hari undi bayi bashyizeho waruje kuyobora urugamba ariko ariwe ahagararira ntara ya Nuza ya Simasunzu se oya n'uwo bita kirina kumwibuka uriya musirikare bari bashyizeho wo kuza kuyobora urugamba rwa Nuza Chibangu yaje aje kuyobora guhagarara urugamba ariko anayoboye n'iriya ntara aracyahari cyangwa yarapfuye nawe Chibangu sizi yaje rwose aza aje kujya imbere ku rugamba kandi ari we kuko ni generale ari ugomba kuyobora iriya ntara ahubwo ikibazo nibaza avuye hate kuko mpamye ko hari ikiganiro twakoze bamushyizeho Ntuza Chibangu ni Chibangu reka dukomeze turebe ibikurikiraho so rero harimo hato na hato harimo ikintu cyitwa kwivuguruzanya nabyo uzi impamvu M23 itari kugaragaza zirangabo z'abatanzania n'abarundi yafashe buriya barashaka kugira ngo habanzabe amasezerano yanditse n'ubundi hagati ya biriya bihugu na M23 kuko impamvu reka batashobora kubarekura nonaha biriya ni ibihugu by'abaturanyi kandi hari amagambo amwe akomeye cyane wenda reka mvuga nko ku gihugu cy'u Burundi yagiye atangazwa yaba umuvugizi w'ingabo w'igisirikare cy'abarundi yaba perezida ubwe yaba n'abandi batandukanye bari kuri leta cyane y'u Burundi batangaza ikibatwaye i Burundi muri Congo n'icyo bagiye gukorayo rero ubu buryo bwo gufata umunyaromaniya ukamurekura butandukanye n'uburyo bwo gufata umurundi ukamurekura uburyo bwo gufata umurusi ukamurekura butandukanye n'uburyo bwo gufata umutanzaniya ukamurekura biriya n'ibihugu duturanye duhana imbibi nabyo udapfa kurekura gutyo bagomba kubanza kunegosiya hari n'igihe bari abantu bazata tutazi uburyo batashyemo none birashoboka nabyo wenda n'ubu hari igihe dushobora kuvuga ngo barafitwe bacyari mu kwaya wenda baranagiye tutabonye agafoto ntabwo byakunda byanashoboka kuko yewe nibuka kuko muri iyi minsi y'ifatwa rya Goma Uburundi hari ikintu bukunda kuvuga iyo M23 yafataga abasirikare babo ntoza yahitaga bita Red Tabara yabahakanaga ariko avuga ngo baranaga abasirikare b'u Burundi ni ba Red Tabara rero ubu ndakeka ntoza ariko twibuke neza akimara kubivuga gutyo abaturage b'abarundi bamukubise ku munwa nyine M23 genda ikumva ishobora kuba ishaka guca amazimwe oya n'abaturage baho hari ikiganiro kimwe kize gukurikiranwa bavuga bati kuki mubeshya ngo abangaba bafashwe ngo ni Red Tabara kandi abatubazi hari umwe wabaje umuvugizi w'igisirikare amaze ati wowe uvuga ngo barani Red Tabara kandi abasirikare ari abavandimwe bacu muvuga muhereye kuva icyo gihe bavuga icyo kintu sinanongera kubona perezida w'u Burundi yagiye imbere y'itangazamakuru yagiye kuvuga yaracecetse
Okay. kuko amagambo yashize ivuga. Reka tugara ku musozo twizeza abakunzi ba Dia Wacu TV ko turi bukomeze kugenda tubahereza ibintu uko biri kugenda uko bigenda byifashe byose mu buryo bwose buziguye, uko bigenda kose mu buryo buzima turagenda tubibahereza neza. Gusa ubu kano kanya icyo turi gukurikirana ni ukumenya tuti hakurikiyeho iki, kuko twamaze kubona umunsi w'ejo itariki 29 abacanshuro baratashye b'abanyarumaniya baratashye. Yego, ahubwo ni bande bagiye kurekurwa, ni bande bari bugenda uyu munsi, iri bukurikiraho ni yande. Abagume rero kuri Dia Wacu TV turi buzokomeza tubakurikiranira, turabakunda cyane. Mwaye muri kumwe na Pastor Fred Sabiti, nanjye kuri mikoro ni Dia Eugene umukunzi wanyu. Ndabakunda cyane, muhahe muronke.